nanone tugiye gusoma ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 tuje gusoma nanone n'ibice 8 umurongo wa 16. Mu gice cya mbere umurongo wa 8 haratubwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga ibyo azamurwa bakimureba igicu kiramubakingiriza. Ibice 8 umurongo wa 18. Ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera azizanira ifeza arazibwira ati nanjye nimumpe ubwo bubasha nguwo nzarambikaho ibiganza ahabwa umwuka wera. Amen. Nanone muri kumwe na Pasiteri Mudagiri Noah Tabazi uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Kuko nabivuze n'ubundi navuze yuko abakozi b'Imana bataruhuka, gusa hari inshingano zimwe bagenda bavaho ariko kandi ubutumwa bwiza bwo bugakomeza. Ni nayo mpamvu n'ubu duhaye tuganira ijambo ry'Imana, nturyumve nk'uri mu kiruhuko cy'izabukuru ariko wumva ijambo ry'Imana nkaho ari rizima. Tugiye kuganira hejuru y'imbaraga, imbaraga zidasanzwe, imbaraga ziruta izindi mbaraga zose zibaho. Yesu yabwiye abigishwa biwe arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Umwuka wera niwo Yesu yabasezeranyije kandi ababwira kuko naza umwuka wera nazi wabo akaza mu mitima y'abigishwa bazahabwa imbaraga. Izo mbaraga nizo tugiye kurebera hamwe. Ese izo mbaraga zimara iki mu buzima bw'abizera? Niki zikora? Niki zihindura? Zifasha iki mu mibereho y'abizera Yesu? Icyambere reka turebe urugero rwa Petero. Petero ni umwe mu bigishwa ba Yesu, kandi mu bigishwa ba Yesu ni umwe mu bakundaga kugira ibibazo babaza Yesu. Bundi kandi Yesu yaranamukundaga. Ni umwe mu bigishwa batatu Yesu yajyaga ajyana akabihererana aho agiye gusenga. Ariko igihe kigeze mu gihe cyo gupfa kwa Yesu, hari ibintu bigera nko kuri 7 dushobora kubona nubwo ntabivuga byose, ariko bitwereka intege nke ya Petero yari afite. Ubundi kandi bitwereka n'ukuntu Petero yari akiri umwibone. Icyambere tubona Petero abwira Yesu, Yesu yarababwiye ati ngiye kuja ku musaraba kandi ibyanje birabagusha abenshi muri mwe. Petero aramubwira ngo nubwo abandi bahemuka ngo ariko njyewe sinzahemuka, ngo nubwo abandi ibyawe byabagusha ariko njyewe ntibizangusha. Urumva yari afite akantu kubwibone gatekereza kuko njyewe akomeza kuvuga njyewe, ngo nubwo abandi byabagusha ariko njyewe sinzahemuka. Bongeye gukomeza kuganira agera naho abwira Yesu ngo niteguye no kujana nawe aho uzajya hose, ngo ndetse ubimenye kuko no kugupfira nzagupfira. Yesu aramubaza ngo uvuze ngo iki? Ngo no kumfira uzampfira. Nta n'ikindi Yesu yamwongeyeho, kuko Yesu ntiyashakaga kuja impaka. Iteka ryose mu buzima bwiwe yashakaga kwigisha abantu kugira ngo bamumenye kandi bamenye uko yagenze n'abariko bakora. Yicishe bugufi nabo bazicishe bugufi. Icya gatatu tubonamwo intege nkeya za Petero nuko bageze mu gashamba ko muri Getsemani, Yesu aha yasenga arababwira ngo ntimubashe kwihanganana nanje byibura n'isaha imwe. Petero yananiwe kwihangana mu masengesho y'Getsemani ngo yihangane byibura n'isaha imwe asengane na Yesu. Ikindi ari nacyo yenda ndibuhagarariyeho nubwo nari navuze kuko ari 7, ariko reka mvuge ibyo bigera nko kuri 4 gusa. Icyanyuma nuko Petero yaje kwihakana Yesu
kandi amwihakana arahira aravuga ngo habe no kumumenya sinigeze mumenya simuzi ngo nibyo uhaye umbaza ni ibiki agera habwira na wa mukobwa w'umujakazi aho Petero yari afite intege nkeya zamuteye ubwoba bigatuma yihakana Yesu imbere y'umukobwa w'umujakazi ariko turaje kureba Petero amaze kwambara imbaraga Imana ishimwe cyane izo mbaraga iyo tuzambaye hari ibyo zidukoresha hari n'uburyo zihindura ubuzima bwacu bugahinduka twavuze yuko Petero yashoboye kwihakana Yesu kubera kuko yari atarambikwa izo mbaraga ariko amaze kwambikwa izo mbaraga sinshaka kwinjira muri Pentecote kubera kuko izo ni izindi nyigisho tuzaganira tugeze muri Pentecote ariko ndashaka kuganira hejuru y'imbaraga zihindura imbaraga zahinduye Petero zigatuma ahagarara imbere y'umukonikoni cyangwa se umuntu w'umupfumu ngo wari warigeze umuntu ukomeye cyane abantu bo muri Samariya ngo bamwitaga ngo ni Imana ikomeye ngo n'umuntu watumwe n'Imana ikomeye yarahambaye mu bintu byiwe by'ubupfumu n'ibintu byiwe by'ibirozi ariko intumwa zimaze kwambikwa imbaraga z'umwuka wera Filipo yagiye i Samariya agenda ahunze bari impunzi ariko Imana ishimwe nubwo bahunze ariko bahunganye imbaraga z'umwuka wera izo mbaraga ageze muri Samariya avuga ubutumwa bwiza ubwo butumwa bwiza bufatanye n'imbaraga z'umwuka wera buhindura abi Samariya barakizwa ndetse barimo n'uwo mupfumu witwaga Simoni nawe arahinduka arizera ariko nubwo yizeye ariko atamaramaje rwose kuko nubundi mu buzima bwiwe yarakireba ba Filipo akareba ibitangaza bakora n'ibimenyetso akibaza ati ibi bivahe ibi byakorwa bite noneho ngo bukeye bamaze kumenya kuko abi Samariya bahindukiye bakakira umwami intumwa zijayo barimo mu bo batumye harimo Petero baragenda bashyitseyo babarambikaho ibiganza ngo abarambitsweho ibiganza bose bakira umwuka wera uyu mugabo Simoni abirebye abona hari imbaraga ziruta zirya ziwe yazagakoresha noneho bituma ababwira ati noneho ubwo bimeze gutyo nimureke nanje mbahereze ifeza nanje mumpereze kuri zo mbaraga imbaraga z'umwuka wera ntizigurwa ifeza ntizigurwa izahabu ntizigurwa amafaranga yariyo yose ariko ni impano duhabwa kubw'ubuntu bw'Imana turibuka na Yesu hayaganira na wa mugore w'umusamariyakazi amusabye amazi aramubwira ngo mbese ninde wadusangije kuri umuyuda nanje nkaba umusamariya ninde wadusangije Yesu aramubwira ngo yaba waruzi impano y'Imana ngo ukamenya n'uhaye ugusaba amazi uwari we ukamenya uhaye ugusaba amazi uwari we ati nawe umusabye akaguha ku mazi y'ubugingo yarabivuze aravuga ngo abanyizera bose imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yabo ni byinshi kandi ni byiza kandi biranejeje kuganira hejuru y'umwuka wera afite ibintu byinshi tumugereranyaho ariko uyu munsi ko turashaka ngo tumugereranye n'imbaraga ziruta izindi imbaraga zisumba izindi mbaraga zose zatumye uyu mupfumu abona ko iziwe mbaraga yakoreshaga ari ibipfayongo ari ibintu bidashyitse ari ibintu bitagize icyo bimaze amaze bituma babwira ngo nimureke mbahereze ifeza ngo kugira ngo nanje mumpereze ubwo bushobozi ngo yarabonye yuko bafite ubushobozi burenze ubwiwe yari afite noneho Petero aramubwira ngo fana ifeza zawe ngo kuko impano y'Imana ntabwo igurwa ku ifeza ibyo bije bibabaza cyane niyo tubona abantu benshi bavuga kuko bafite impano z'umwuka wera ariko ugasanga baravuga ngo rega ngo kugira ngo baguhanurire nukugira icyo utanga nukugira icyo ukora ibuka uyu mukonikoni Simoni yaramubwiye ngo fana ifeza zawe ngo kuko impano z'Imana ntabwo zigurwa amafaranga ntabwo zigurwa ifeza ariko ni imbaraga zitangwa n'ubuntu bw'Imana ubuntu bw'Imana bukaziduhereza nta n'ikiza twakoze ariko ni kubw'ubuntu bw'Imana twakira izo mbaraga z'umwuka wera izi mbaraga zari muri Simoni byatumye uyu mukonikoni avuga ati noneho ga rero mumbabarire nanje kugira ngo ibyo muvuze bitambaho izi mbaraga nizo zafashije Filipo zimuyobora ni nako Yesu yari yababwiye arababwira ngo umwuka wera namara kuza iwanyu amaze kuza muri mwe azabayobora mu kuri kose izi mbaraga nizo zayoboye Filipo ajya gusanganira ya nkone yari iturutse muri Etiyopiya imbaraga z'umwuka wera zari muri Filipo ziramubwira ngo sanga ririya gare kuko ririya gare umwuka wera wari kubona mwiki wari kubona mu umutima ukeneye agakiza umutima unyoteye agakiza
umutima usonzeye ubutumwa bwiza. Noneho Mwuka Wera abwira Filipo ngo sanga ririya gare, ngo aragenda ageze iruhande rw'iryo gare yumva umuntu ariko aragenda asoma ibyanditswe byera. Niho nababwiye mu cyigisho twatangiriyeho ndababwira ngo Yesu yariko yigisha abigishwa be anabungura ubwenge ngo bamenye ibyanditswe byera. Asanga uwo mugabo nawe ariko arasoma ibyanditswe byera ariko atabimenya, nubwo yari umugabo ukomeye wo muri Ethiopia, yaravuye gusenga muri Yerusalemu, ariko kandi nubwo yari akomeye gutyo ntiyarazi ibyanditswe byera. Ngo yari kwagenda asoma umuzingo w'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, asoma ngo Yesu yacecekeye imbere yabo, ngo yarajyanywe nk'intama ijyanwa mu ibagiro. Noneho Filipo aramubaza atese ibyo uhaye usoma uri kurabyumva usobanukiwe nabyo? Aramubwira ngo mbese mutware, ngo nabimenya nte ndafite umuntu ubinsobanurira. Filipo ngo amutangirira amateka, amubwira ko umuhanuzi Yesaya yari kwavuga hejuru ya Kristo Yesu uzatanga ubugingo bwiwe bukaba igitambo gikuraho ibyaha by'abari mu isi bose. Hanyuma yabwo ngo amaze kumubwira uwo watambwe kubw'ibyaha by'abari mu isi, ya nkone n'imbaraga z'Umwuka Wera zari muri Filipo zihindura ya nkone nayo irakizwa. Bituma nasaba ngo none se nkora iki nanjye kugira ngo mbashe gukira? Aranavuga ngo Esaya samazi, ngo niki cyambuza kubatizwa? Filipo aramubwira ngo niba wizeye by'ukuri ukizera Yesu, ngo nawe ushobora gukizwa. Noneho iyo nkone irizera, Filipo arayibatiza. Urebe izo mbaraga uburyo zitangaje, n'imbaraga zihindura ubuzima bw'abantu, abantu bagahinduka mu mibereho yabo, bagahamya Yesu kubw'imbaraga zikomeye. Ikindi n'imbaraga zizanadufasha. Abantu benshi bajya bibaza ngo ese ngo nituza kuja mu ijuru tuzagenda dute? Bagasa nk'abakenera kureba ngo ese ni yihe ndege izaza kutujyana, ni irihe gare rizatujyana. Bagerana hariya umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo rega Uwiteka ngo afite amagare ibihumbi. Bagatangira nko gutekereza bibaza ngo na amagare na amafarashi ni bihe bizaza kutuzamura. Ariko reka mbabwire ngo n'imbaraga z'Umwuka Wera ziri muri twebwe, ni nazo zizatuzamura. Filipo ngo amaze kubatiza ya nkone, ngo imbaraga z'Umwuka Wera, inkone yari ifite igare, yari ifite ikigenderamo, ariko Filipo yari umuvuga butumwa. Sifa kwake Mungu. Rimwe na rimwe abavuga butumwa baboneka nk'abakene, baboneka nk'abadafite icyo batunze. Hari n'umwanditsi wabivuze aravuga ngo rimwe na rimwe ngo dusa naho turi abakene n'abatindi, ngo ariko dutungishije benshi. Abavuga butumwa rimwe na rimwe bagaragara nk'abadafite ubutunzi, nk'abadafite ubushobozi. Ariko nimwumve ngo iyo nkone yinjiye mu igare ryayo, Imana ibona ko Filipo we nta modoka afite, ibona nta ndege afite, ngo imwoherereze Umwuka Wera. Umwuka Wera ngo aramugurukana, ngo ya nkone ntiyabikimubonye. Erega burya iyi Imana idutije ubwiza bwayo, tugira imbaraga zirutiza abandi bose. Umukonikoni nubwo yari iyo nkone yo muri Ethiopia nubwo yari ifite igare, ariko ntiryari igare rimeze nk'irya Filipo yagendeyemo. Erega Imana izitangira kuturyohereza ikatwereka ukuntu izatujyana mu bwiza bwayo. Niko yajyanye Eliya, ngo yazamutse mu magare n'amafarashi no mu muyaga wa serwakira. Ariko Filipo we ngo imbaraga z'Umwuka Wera nizo zamuteruye, ziramurengeza zimujyana ahantu hitwa ngo ni muri Azoto, niho yongeye kubonekera. Ariko iyi nkone ngo igenda inezerewe cyane kuko yamaze kubatizwa ikakira agakiza. Izi mbaraga nizo zagurukanye Filipo, izi mbaraga nizo zateruye Ezekiyeli mu isezerano rya kera. Tubisoma inshuro zirenga zitatu ngo imbaraga z'Umwuka Wera zafataga umusatsi wa Ezekiyeli ari Babuloni mu gihugu cy'Ibabeli, ariko zikamufata ku musatsi we zikamuterura zikamugeza muri Yerusalemu yicaranye n'abandi bantu bo ntibabibone. Ni imbaraga zigenda nk'amavuta, imbaraga zigenda buhoro, imbaraga ziyoroheje ariko kandi zikora ibikomeye. Ni imbaraga zijya zituma abari batewe n'abadayimoni bakira abadayimoni. Ni imbaraga ziza zituma abari ingumba bagumbuka. Twavuga byinshi ariko sinshaka gutinda aho ngaho, kandi bimwe tubivuga tubisoma mu ijambo ry'Imana, ariko hari n'ibindi twabonye mu buhamya bwacu. Twabonye imbaraga z'Umwuka Wera zikora, twabonye imbaraga z'Umwuka Wera zikiza abarwayi, twabonye imbaraga z'Umwuka Wera zigumbura. Haleluya. Ndabyibuka neza kuko nejo bundi ndi Butare hari umuntu watanze ubuhamya. Nabwirije iryo jambo mvuga kuko Imana yagumbuye umubyeyi umwe wari ugize imyaka myinshi atabyara.
hanyuma yabwo muri icyo giterane numva harimo umuntu umwe uvuze ati uwo ni mama muhaye muvuga, uwo ni mama muhaye muvuga, ati kandi ndabizi ubwo buhamya yarabutanze. Ni imbaraga zituma abantu babyara, ni imbaraga zikiza abarwayi, ni imbaraga zigurukana abantu, ni imbaraga ziterura. Umwuka wera yaduterura, habe nubwo waba ufite ibiri 100 ntibimugoye, afite izo mbaraga yaguterura akakujana. Nicyo gituma abantu benshi baje batangara bakibaza ngo ese ngo umuntu wari i Kigali ni gute yahishuriwe biri muri Amerika. Nuko hari imbaraga zimuterura akagenda asa nuri mu bitotsi, ariko kandi akabona ibihaye bikorerwa muri Amerika. Ezekiel yabonye ibihaye bikorerwa muri Yerusalemu byibizira imbere y'Uwiteka, kuko imbaraga z'umwuka wera zari zamuteruye. Reka nsoze mbabwira ngo izi mbaraga z'umwuka wera zagurukanye Filipo, izi mbaraga z'umwuka wera zazamuye Eliya atandukana na Elisa. Izi mbaraga nizo zizatuzamura n'umunsi impanda izavuga. Izo mbaraga ijwi ry'Imana n'impanda yayo n'ijwi rya Yesu Kristo umwami azarangurura. Imbaraga z'umwuka ziturimo hamwe n'imbaraga za Kristo bihurirane, hanyuma yabwo tuzamuke. Ndabifuriza kwambikwa izo mbaraga. Nicyo cyatumye Yesu abwira abigishwa biwe ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, nibwo muzaba abagabo bo kumpamya i Yudeya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ntitwabishobora hatari izo mbaraga, ariko imbaraga z'umwuka wera ziradushoboza. Ndabifuriza abavuga butumwa bagenzi banje, abapasiteri bagenzi banje, abaririmbyi bagenzi banje, ndabifuriza ko mukoreshwa n'imbaraga z'umwuka wera, kuko ntimwaririmbira Imana ngo Imana ihindura abantu kubw'indirimbo n'ubuhanga gusa, ariko mwuzuye umwuka wera. Uwo mwuka w'Imana Bibiliya iratubwira ngo azatsinda ab'isi abemeze. Nta magambo dufite yo kwemeza ab'isi, ariko umwuka wera hamwe n'imbaraga ziwe ashobora kwemeza abanyabyaha bakemera kuko ari abanyabyaha. Araruta abafunga n'abakubita ibiboko, wiwe aremeza akabwira umuntu, bigatuma umuntu arira ataka ngo ndi umunyabyaha. Yabyemeje Isaya ararira ngo mbonye ishyano, umunyabyaha ndapfuye. Mbifurije kwambikwa imbaraga zivuye mu ijuru zizabashoboza zikabatinyura muri byose. Imana ibahe umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu ishobora byose, turagushimiye kuko utakunze kudusiga mu isi nk'imfubyi, ariko wabonye kuko ari byiza ngo udusigire umwuka wera nk'umufasha. Niko wanavuze ngo nzaboherereza undi usa nawe, undi ukora nkawe, kandi ni uri muri twebwe, kandi ni ugendera muri twe. Mwami ndasabira uhaye wumva ijambo ry'Imana wese aho ari, ndamusabira kugira ngo niyumvira ijambo birimutere kugira inyota, rimutere kugira inzara yo gukenera izo mbaraga, kugira ngo abashishwe muri uru rugendo dufite rugana mu ijuru. Urakoze Mwami kuko twumvise, kandi reka izo mbaraga nizisanga nuriya murwayi aho ari, zimukize, zimugirire neza. Urakoze. Amashimwe n'icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe iteka ryose ku bwa Yesu Kristo umwami wacu.